Mbahaye ikaze kuri Sara Gloria TV show, Abanyarwanda, Abarundi, Abatanzania, Abagande, Abakongomani n'abandi mwese mu nkunda, nanjye ndabakunda. Ubwashize twari twavuze ku ngingo y'umusore utagomba kwiruka inyuma. Ku bantu mutarebye icyo kiganiro, muce kuri video ubwashize murebe icyo kiganiro, bityo tubashe gukomezanya no kwingingo y'uyu munsi. Mwarabanjije kureba icyo kiganiro kandi ndabizi neza ko hari abo cyafashije, hari nabo kirafasha, hari nabo kizakomeza gufasha muri rusange. Ingingo y'uyu munsi tugiye kuganira ku kintu umugore akwiriye gukora urugo rwe rugakomera. Muri iyi minsi abantu benshi usanga barira ngo bantwaye umugabo, bageze ute, byagenze uko, ariko kubabwira ibintu bimwe na bimwe badamu dukwiriye gukora ndetse n'abakobwa muri rusange, ukigarurira umutima w'umugabo wawe cyangwa se umutima w'umukunzi wawe. Murakoze kubana nanjye kandi tugumane murebe video kuva ku ntangira kugeza isoje. Ndizera neza ko hari ibyo irabafasha kandi hari ibyo murayigiramo bizabagirira umumaro none n'ejo hazaza. Ikintu cya mbere ugomba gukora, wa mubyeyi we, wa mudamu wundeba cyangwa se wa mukobwa wundeba, kugira ngo ubashe kwigarurira umutima w'umugabo wawe, ingingo ya mbere ugomba kubanza gukora ni ukwizera umugabo wawe. Umugabo wawe uko byamera kose, uko byagenda kose, ugomba kumwizera. Ugomba kwizera umugabo wawe. Niba akubwiye ati bimeze uku, niba akubwiye ati bigomba kugenda gutya, ntuce ku ruhande ngo ujye kubaza amakuru ku ruhande ngo se ngo bimeze gute, ngese ngo bimeze gute. Byanze bikunze ugomba kugerageza uburyo ki wizera umugabo wawe, kuko iyo wizeye umugabo wawe nawe arakureba akakuvuga ati byanze bikunze uyu muntu aranyizera, ntabwo ushobora kwereka umugabo wawe icyizere ngo narangiza asubire inyuma ajye kuguca inyuma. Iyo ngingo muyitekerezeho, ugerageze guhera uyu munsi ujye wizera umugabo wawe. Ingingo ya kabiri ugomba gukora kugira ngo ubashe kwigarurira umutima w'umugabo wawe ni uko ugomba kubaha umugabo wawe. Muri kubyumva? Ugomba kubaha umugabo wawe. Byanze bikunze umugabo uko yaba ameze kose, uko yaba ari kose, aba ari umukire, aba ari umukene, umugabo akeneye icyubahiro. Umugabo akeneye icyubahiro. Uko waba waramushatse kose, umugabo wawe akeneye icyubahiro. Ugomba kumwubaha mu buryo bwose, ukamuha icyubahiro kimugomba, kuko n'undi yavukanye icyubahiro. Rega nutamwubaha hari abazamukubahira. Kandi umugabo ajya aho ameze neza, ajya aho yubashywe, ajya aho abona urukundo. Ugomba kumwubaha mu bintu byose birimo, mu buryo bwose mubanye ukamwubaha. Hari uburyo abagabo bataha ugasanga atashye yarakaye, afite umujinya kubera struggle yiriwemo, kubera abantu bamwubahutse ku kazi, ugasanga aje nyine yirakajwe kugira ngo abone nawe icyubahiro umugomba. Guys, kubaha abagabo bacu, umwubahe, umwereke urukundo, bityo ubashe gutuma urugo rwawe ruha ishusho nziza. Ingingo ya gatatu ugomba gukora kugira ngo urugo rwawe rusheho kuryoha no kumera neza, nuko ukwiriye kwirinda gufata umugabo wawe ngo umugereranye n'abandi bagabo. Ugafata umugabo wawe ukamugereranya n'umugabo wa runaka, ngo wowe ngo umeze uku, ngo umugabo wa runaka ngo ameze uku. Oya, ntabwo ibyo bintu bidukwiye. Ntabwo ibyo bintu bikwiye umugore ushaka kugira aho yerekeza, ufite intumbero ashaka kuganamo. Byanze bikunze umuha icyubahiro, umwubahe, ntumugereranye na runaka. Icyo kintu abagabo baracyanga. Nta mugabo ukunda ngo urimo kumugereranya na runaka. Runaka afite ubuzima bwe, runaka afite uko abayeho, afite uko akora, afite uko yitwara n'uko agenda. Ntugafate umugabo wawe ngo umugereranye n'umugabo wa runaka, ngo umugereranye n'uwo mugabo wa runaka. Byanze bikunze mentalite wihinduye, ntago akubona kuko nk'umugore yakabaye abona nk'umugore wo kwizerwa, ukwiye icyubahiro, ukwiye icyizere cye. Mugerageze duhindure ibyo bintu. Twakomeje ku ngingo ya kane ugomba gukora kugira ngo urugo rwawe rusheho gukomera.
urusheho kubakika no kuryoherwa. Ingingo ya kane ugomba gukora ni ukumuganiriza, kuganirira umugabo wawe, ukamutera story zabaye muri quartier, agataha ukamutera story, ukamwibutsa twa tuntu mwagiye munyuramo mukundana, ukamwibutsa twa tuntu mwajyaga muhuriramo mukumva muraryohewe mwembi. Mbese ukamuganiriza, ukamufungukira umutima, ukamutera story. Yaba ari mu rugo ntiyumve ko ari wenyine, yaba ari mu rugo ntiyumve ko yigunze. Mbese ukamuganiriza, ukamuba hafi, ukamuba bugufi. Twakomeje no ku ngingo ya gatanu. Ingingo ya gatanu ugomba gukora kugira ngo urugo rwawe rurusheho kuryoha, ni uko ugomba kumuha umwanya wo kuruhuka. Ugomba kumuha umwanya wo kuruhuka. Niba avuye mu kazi se, cyangwa niba yiriwe mu rugo uwo munsi yarekipeye yatagiye gukora, muha umwanya wo kumuruhuka. Kwirirwa mu rugo ntago aba ari we mwanya babonye ngo ujye kumubwira ibibazo umeze gutya, hano hari amadeni, ibi bimeze gutya, cyangwa se ngo aba yiriwe mu rugo ashaka kuruhuka, utangire abana barire, bamwe bamwiruka bamwurireho. Niba ufite abana bamwurireho, ushyiremo imiziki umubuza amahoro, atangire gutekereza se ko naruhutse, undi ubu naruhutse cyangwa ntago naruhutse. Guys, mugerageze kugira uburyo ki mutwara ibintu, kuko muri kubona ko ahanini ingo zacu zigenda zisenyuka, ingo z'abantu benshi zigenda zisenyuka, zisenyurwa n'utuntu dutoya, kandi utwo tuntu dutoya tudukosoye ntago byagirinda bigera ku rwego bimaze kugeraho. Muri kubyumva nshuti zanjye, mugerageze. Niba umutware wawe yaruhutse atakoze, umuha amahoro. Niba ufite abana, ureke gutuma basahinda, bashyire ku murongo. Niba wenda uzi neza ko ari bufate vacancy ari buruhuke, niba uzi ko atahaboneza muri salo, tegura muri salo ze hasa neza. Niba uzi ko atahaboneza mu cyumba, tegura mu cyumba atahabona hameze neza, ushyiremo agaparufe. Mbese ugerageze uburyo bwose ubasha kwigarurira umutima we, abasha kuba hari ahandi hose ari atekereza wowe, nta wundi muntu atekereza. Twakomeje ku ngingo ya gatandatu. Ingingo ya gatandatu ugomba gukora ukigarurira umutima w'umugabo wawe, ni uko wowe ubwawe ugomba kwiyitaho. Wowe ubwawe ugomba kwiyitaho. Iyo tugeze kuri iyi ngingo yo kwiyitaho, abantu benshi babyumva gutandukanye. Kwiyitaho, niba uzi neza ko umutware wawe ahari cyangwa se adahari, ubundi si ngombwa ngo wiyiteho kuko ahari cyangwa adahari. Igihe cyose ugomba kwiyitaho. Ugomba gukaraba ugasa neza, ugomba koga. Ntago bivuze ko kuva mu gitondo wiriwe uri mu kazi ko mu rugo, ngaho wakoropye, ngaho wameshe, wagize gute, birenze bigera nimugoroba umugabo aratashye saa 2, saa 3, asanze utari wakaraba. Uracyanuka bya bintu wiriwemo, uracyanuka ya myotsi wacanye imbabura, uracyagira gute. Oya, gerageza wiyiteho, ikunda ubwawe. Numara kwikunda ubwawe bizahita buguha intangiriro yo kwiyitaho, ku buryo ataha akavuga ati byanze bikunze nsanze umuntu, agataha ugasanga watuje mu mutwe, stress wiriwemo wazirangije. Gerageza ukora ibyo ugomba gukora, ubikore kare. Aze mu rugo asanga hameze neza, aruhuka, mbese akubona nta bintu byo gusanga ukijagaraye, uracyari mu bitunguru, urimo uramunukira ibitunguru na tungurusumu. Oya guys, mugerageze utu tuntu dutoya, nitwo usanga twudusenyera kandi tutari dukwiye. Twakomeje ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7, wowe mugore, wowe mudamu cyangwa se mukobwa, yaba wowe witegura gushaka cyangwa warashatse, ugomba kuba impamvu yo gutuma umutware wawe cyangwa se umusheri wawe, fiance wawe aseka. Ukaba impamvu yo gutuma yishima, ukaba impamvu yo gutuma aseka. Niba atashye ananiwe, niba atashye yarakaye, niba ari uwo watunganye, niba ari uwo byagenze gute, gerageza uburyo ki umusetsa. Gerageza uburyo ki umuganiriza, umukuremo za stress yirwanye, umukuremo bya bindi byose byamugoye. Mbese uba impamvu yo gutuma yishima, uba impamvu yo gutuma aseka. Byanze bikunze nazajya atavuga ati ndatashye ngiye mu rugo rwanjye, byanze bikunze ibintu nibagiye ningerayo madamu wanjye aranganiriza nishime,
madamu wanjye aranganiriza ntuze ntube impamvu yo gutuma niba yarakaye ntawe uzawugahita umugira umva wasize amafaranga makeya isukari yashize byagenze uku n'uku n'uku gutya bimeze uku yiwa yarakaye nawe araje noneho urabihuguye. Guys, mugerageze dutuze twubahe abagabo bacu dushaka uburyo ki tubagandukira twigarurira imitima yabo. Mbese uramutse ukoze ibi bintu nkubwiye nta ndaya nimwe yava avuga ngo igungira gutwara umugabo ngo indaya ntwaye umugabo. Oya, mugerageze guys, mugerageze kandi muba abagore bahamye, muba abagore bubaha Imana. Icyubahiro ugomba Imana byanze bikunze uhere ku mugabo wawe, kuko uwo mugabo wawe niwe uzaguha ijuru, mbese niwe uzaguha intambwe yo kugera mu gihugu cyo mu ijuru. Urugo rwiza rushingira ku rukundo, kubahana, kubwizanya ukuri ndetse no gusenga. Urugo rwiza ntirushingira ngo kugutinya ngo hari umuntu ngo uzagutwara umugabo. Oya, urugo rwiza ntabwo rushingira ku gutinya ngo hari umuntu uzagutwara umugabo. Inshuti zanjye, mumenye ko iyo bavuze ngo urugo rwiza ni ijuru rito, iryo juru ritoya tugomba kuriharanira. Iryo juru rito tugomba kuriharanira. Iryo juru rito ni njyewe nawe tugomba kurishaka, cyangwa se niwe n'umutware wawe mugomba kurishaka. Kandi ibyo witwaramo aka kanya, uko ufata urugo rwawe aka kanya, n'abazagukomokaho niko bazakora bameze. Ku bantu mwakunze ikiganiro cyanjye, mugerageze twikosore, mwikosore, mukore ibyo mugomba gukora. Kandi ikindi, kugira ngo muzakomeze kubona video zanjye muri mu ba mbere, mukore subscribe kuri channel yanjye, mwandike. Ciao, ndabakunda cyane.